Dutangira inkuru yacu y'urukundo ni igice cya kabiri, twasize igice cya mbere uyu mugabo aryamanye n'uyu mukobwa mu ntebe. Wibuke neza uyu mukobwa yatinyaga kurira mu cyumba avuga ngo harimo ibisimba za Marie Jose, ibinyenzi, akagira ubwoba akaza akicara muri salo. Ariko n'umugabo nawe yararyamaga akabura ibitotsi akabyuka akaza muri salo. Mu by'ukuri umukobwa amusanze muri salo ataryamye yabuze ibitotsi. Arangije rero nuko mu by'ukuri yahisemo kubikora, ati rero reka ndyamane n'umukobwa muri salo rwose tujye turyamana. Umukobwa yaricuye asanga umugabo amuryamye inyuma aramupfumbase rwose yashyushye. Barakwereka nuko twasoje igice cya mbere, nako dutangiye igice cyacu cya kabiri. Umugabo yakunze umukobwa, yari umukozi akora ahantu, akajya ajyayo akamubona akumva aramubengutse. Hashize iminsi umukozi arirukanwa, hanyuma umushoferi w'uyu mugabo aza kumubona ari ku muhanda yicaye, aza kumuzana ahangaha mu rugo, amuzanira uyu mugabo. Yarabizi ko amukunda, umugabo aramwakira batangira kubana gutyo nk'umukozi ariko nyine nk'inshuti. Barakwereka ahangaha umukozi yagize gutya aricura, yicuye asanga umugabo aramupfumbase ariko nyine yumva agashyuhe, ati yewe nta kundi rwose. Arakomeza aravimvira, arakomeza ariryamira. Ni umukobwa mutoya n'umugabo ukuze, ariko uyu mugabo yari afite undi mugore ngo baza gutandukana, ariko ntago bakoze divorce yemewe. Umugore bisa naho nyine yivumbuye arahukana aragenda. Umukobwa amaze kwicura yashatse kubyuka arinyeganyeza, ariko mu by'ukuri yumva umugabo yamufashe rwose. Agiye kubyuka reka da, umugabo arakomeza arafata. Umukobwa arahangaha, umugabo arahangaha. Umugabo yakunze umukobwa cyane, umukobwa byarangiye abyutse ati reka mbyuke ubuse ntibwakeye. Ariko umugabo aracyasinziriye, ava ku kazi ananiwe. Mu by'ukuri umukobwa amaze kubyuka, umugabo nyine yarakomeje aramufata, nawe yumva ni byiza, arongera aza ahangaha, arongera ariryamira. Umugabo arongera aramupfumbata. Umukobwa atangiye kwirya, atangira kwisetsa, ntukabyarame. Nawe yari yishimiye urukundo rw'umugabo, yaramufashije. Abandi bose bamwanze, bamujugunye, bamwirukanye, ariko umuhanda yicaye yabuze epfo na ruguru. Burya mu buzima ni byiza gutekereza cyane ku muntu wagufashije, ukavuga uti Mana yanjye uriya muntu yaramfashije, reka mwiture. Kuko ku isi ntago ari benshi bazaguha urukundo, ntago ari benshi bazagufasha, reka da, abenshi bazagutera umugongo bakwihorere. Ariko nubona umuntu mugira neza nk'uyu nguyu akakwitaho, nyamuneka yubiha agaciro. Umukobwa arahangaha, umugabo arahangaha. Hashize ukwezi rero barakwereka uwo mugore w'uyu mugabo yaje kumva inkuru ko umugabo we yaje gucyura umukobwa. Yaje ahangaha aza guteza akavuyo, ariko undi mugore mugenzi we ati niko uyu mugabo rwose ni gute mva mu rugo hakazana umukobwa mugenzi we. Ariko rero ntago ari we gusa, urebe umugore yatwaye n'urufunguzo yari arufite, ariko yaje gufungura ahangaha biranga neza neza, biramunanira. Bisa naho imbere harimo abandi bantu cyangwa se urundi rufunguzo. Mugenzi we ahangaha ati rero kakubwire, mu by'ukuri uriya mugabo yari indaya cyane. Hati si we gusa, nyuma y'uko ugiye hari undi mugore waje, ati na mbere yawe hari undi mugore nawe babanaga. Ati rero mu by'ukuri nushaka ukuremo akayo karenge. Umugore ati ntabwo nabyemera, uyu mugabo twarasezeranye, agomba kumpa amafaranga tugapasura imitungo rwose. Undi ariko se nyine ntabwo wabikora utaje guteza akavuyo ahangaha, ibi ni ukwiha rubanda. Uzagera ushake umunyamategeko wawe umwavoka agufashe. Undi ati Mana yanjye mbega umugabo we, uriya mugabo rwose nabonaga ari umuntu mukuru, ari siriyasi agamije kubaka, kumbe yarankinishaga. Ati ariko mbega abagabo we, ati abagabo Mana yanjye ndababonye, nzongere nshaka we, nzongere nshaka. Umugore ari ahangaha yaje kuzinukwa ibyo gushaka. Nyamuneka
mu muryango hagati y'abashakanye, abakundana, burya ibibazo ntibibura, ntazibana zidakomanya amahembe. Niko bimeze. Icya mbere ni ukwihangana, ubuzima bugakomeza, kandi hakabaho kubabarirana hagati y'abashakanye. Ni icyo cyubaka umuryango, kwihangana, kubabarirana, hanyuma kandi no kwizerana. Filime yacu irakomeje. Ese bizagenda gute? Bizaherera hehe? Komeza urebe filime akantu ku kandi uzagenda usobanukirwa, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantike nk'ibisanzwe. Umugore ari ahangaha ari kumwe na mugenzi we, ati mana yanjye rwose ibi ngibi njye ntabwo nabyemera, nta nubwo mbyumva, ntabwo mbisobanukiwe. Undi ati ngwino hano twigendere. Yewe ubuse urabona se banze gufungura, ngwino twigendere. Ntukabyaramwe. Wa mugabo burya ngo yakundaga abagore, ariko nyine yakunze umwana w'umukobwa, aramucyura amuzana ahangaha. Umugore yakomeje kwinginga, ashyiramo urufunguzo ngo afungure, ariko rwose byarangiye gufungura byanze neza neza, banze no gukingura, ubanza bari bisinziriye. Umugore yararakaye, arababara, abura icyo akora. Ati yewe data we, mbega umugabo, mbega umugabo we, ukunda umugabo koko agusereze bigeze ahangaha? Arakwereka hashize umunsi umwe, wa mugabo yasohokanaga n'umukobwa batembereye, yewe ntabwo akiri umukozi, yabaye umukunzi. Bakigera ahangaha rero, hari umugore waje ahangaha, aza yikoresha kuri esanseri, ababonye atangira kubavugisha, hati ni ibiki se? Hati niko muzehe. Wa mugabo we, uwo mukobwa ni uwa hehe? Kumbi uyu mugore ni wa wundi wazanye n'umugore w'uyu mugabo, ejo bari kumwe baje ahangaha guteza akavuyo, ariko amugira inama yo kugenda. None reba undi aragarutse, agaruka wenyine atari kumwe n'umugore w'uyu mugabo. Hageze ahangaha hati uwo mukobwa ni uwa hehe? Umukobwa yatangiye kugenda avugisha uyu mugore, hati muraho neza se ko ntabazi? Hati yewe njyewe rero nyine ndi umukozi ahangaha, urumva nyine niba wenda waba uri umushyitsi ahangaha ni karibu. Wa mugore ati njyewe ntabwo ndi umushyitsi, uwo mugabo aranzi rwose, ndi mukuru w'umugore we. Undi ati none se niba ruje kudusura nyine ko twari tugiye, wenda ntabwo wenda wazaza ejo? Hati cyangwa ino nta kibazo, niba rwose byihutirwa. Ariko wa mukobwa nawe amwitegereje abona asa n'umuzi, ariko simpuzira. Hati niko, ntabwo rwose wajya guza kwa mabuja? Hati ndabona nkuzi. Umugore ari ahangaha, umukobwa yasanze hari ukuntu amuzi, ariko umugore we ntabwo yamwibwiye. Undi ati ati aho ndahazi. Hati kwa Jacqueline niho najyaga nza kumusura, rwose niho wakoraga. Ati naho ngaho ni mabuja nyine, urumva yaje kunyirukana rero nza gukora ahangaha. Wa mugore ati se kuko uri umukozi ahangaha uvugishije ukuri? Umukobwa yahise ahinduka, yumvishe ko uyu mugore hari ibindi azi byinshi kuri we. Ati uri umukozi ahangaha cyangwa ahubwo uri umugore w'uwo mugabo? Ati uwo mugabo se urabizi ko afite umugore, murumuna wanjye? Urabizi ko bashakanye cyangwa uri aho ngaho gusa? Hati ubundi se waje gute kuba ahangaha? Hati niko, barakwereka. Umukobwa yagize ubwoba, atangiye kubwirwa amagambo atari meza, ahita asubira mu nzu. Umugabo nawe nuko yamukurikiye. Mwokabyaramwe, mukuru w'umugore aje ahangaha, uriya mukobwa asanzwe amuzi. Yewe umukobwa ubanza baramugendagaho, batangiye kumugendaho, ubanza batifuza ko abana n'uyu mugabo. N'umugore yahavuye, none reba yohereje mukuru we. Mwokabyaramwe, umukobwa yatangiye kugira impungenge, hagaruka mu nzu afite n'ubwoba, atangira kuvuga ati imana yanjye ibi ni ibiki? Mwokabyaramwe, ati ibi ni ibiki ko abantu batangiye kungendaho koko? Ariko umugabo nuko yaje amukurikiye, aramukunda, ni umukobwa mwiza ukiri mutoya rwose. Umugabo ari ahangaha, umugore yarahukanye aramusiga, none reba yohereje mukuru we ngo aze guteza akavuyo ahangaha. Ese umugabo azabyitwaramo gute? Ese bizagenda gute? Bizarangira gute koko? Niyo mpamvu abashakanye kwahukana ntabwo ari byiza.
ikibaye cyose ngo ndagiye ureka nahukane. Iyo wahukanye hari igihe usanga wisenyeye umuryango wawe burundu, ugasohoka undi akinjira, cyangwa se mwashakanye agasigarana ibigeragezo mu by'ukuri byinshi cyane, akaba yanasambana cyangwa se akaba yaguca inyuma. Ariko muri byose abashakanye ntimugacane inyuma, ntimugasambane. Ni bibi cyane, burya warwara indwara zikomeye cyane zirimo sida, imitezi, imburugu, hepatite, uburagaza, ama-infection n'izindi nyinshi nka za prostate ku bagabo, za kanseri z'ibitsina. Yewe nta keza ko gusambana, burya wacitswe ibuka gukoresha agakingirizo nyamuneka. Umukobwa yaje ahangaha atangira kubwira umugabo ati uriya mugore ndamuzi, yari inshuti ya mabuja. Hati mana yanjye, ati baranyangaga n'ubundi, hati baranyangaga. Yajyaga aza rwose mu by'ukuri bakaganira, nawe akantuka, ndamuye ndamumenya, none ntabwo nari nzi ko rwose mu by'ukuri yaba akuzi. Hati ukuntu bikomeye cyane, ntabwo azemera ko mba ahangaha rero rwose, n'amabuja azaza ahangaha banteranire. Hati mana we. Umukobwa yatangiye kugira impungenge, aravuga arivugisha, ariko umugabo nk'umugabo mukuru ukuze yabanje kumutega amatwi kugira ngo yumve imvamutima ze rwose avuge, hanyuma umugabo amenye ibyo ari byo. Barakwereka umukobwa arahangaha aturiye umugore, ati yaranteranyaga n'ubundi cyane, akaza akanteranya, ati nreba, ati niko, hati ubuse ubundi koko ninde umuzanye ahangaha, hati ninde umuzanye ahangaha. Bagiye kumva bumvishe atangiye gukomanga, mujye mureba, arakomeza arakomanga, birangira yinjiye ntawe umuhaye karibu. Dore uko yinjiye, bari bamusize hanze bazi ko yagiye, kumbi ntago yagiye. Umugore ahangaha ati wa mugabo, aya makosa uri gukora uzayicuza, uzayicuza ndakubwiye. Ni gute umugore wawe asohoka murumuna wanjye ugahita ucyura abagore? Ejo twaje ahangaha turababura, ariko rero njyewe reka nkubwire, nje rwose kwiyama uwo mukobwa, nje kumwiyama usenya ingo z'abandi. Wa gakobwa we, ndakwiyamye ndakwiyamye, imbwa ziraza kurya, wowe rwose ntago uriwe nturaye. Ntukabyara umugore ahangaha yatangiye guteza akavuyo, atangira gutongana, atangira gutukana, atangira kubatega iminsi. Murumuna we yamwohereje, yanze kuza, yewe n'inama yamugiriye ati twigendere. Bamaze kugenda rero banoza umugambi, ati ibyanyu ndabizi byose ko byagenze. Ati umukobwa urabizi ko wari indaya, niyo mpamvu bakwirukanye aho wabaga, ntubizi neza? Ntabwo uzi abamotari baguteretaga, ntabwo uzi abashoferi baguteretaga, niko? Ntabwo bibuka, ntabwo uzi ukuntu bagufashe uri gusambana? Yewe data we. Umukobwa ati ariko urambeshyera, njyewe rwose ntabwo nigeze njyewe nsambana, banyirukanye nyine kubera ko nyine mabuja nyine atanshakaga, ariko ntabwo rwose. Undi ati oya, ndabizi byose, ndabizi, reka mvuga ibyawe. Yewe data we. Muri ubuzima uzabona benshi batakwifuriza neza habe namba, cyane cyane iyo ufite umukunzi mwiza mwikundaniye, iyo ufite rwose umugabo mwiza, umugore mwiza, uzabona benshi bazaca hasi no hejuru kugira ngo babatandukanye. N'ibisanzwe abantu ntabwo ari beza, barakwereka. Niyo mpamvu ugomba kwihangana. Wa mugabo yatangiye gushima mu mutwe, yumvishe amateka y'umukobwa bari kumuteranya. Yewe data we. Umugabo yabuze icyo akora, wa mugore ati buretse nkwereka amafoto. Ubu se ugira ngo ntabonye afite? Nta soni ufite ara? Niko uyu ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe uri gusomana, ntabwo ari wowe, niko uyu mugabo ntabwo muzi. Yewe data we. Yatangiye kubereka amafoto uyu mukobwa ngo rwose ari gusomana anasambana. Umugabo yabonye arahindukira,
areba umukobwa ati niko ni wowe cyangwa ntabwo ari wowe? Ati mfite n'ayandi menshi, mfite n'amavidewo menshi. Ati uwo mugabo ahubwo uraza kumwanduza ibirwara bya sida byose n'imitezi. Ati ntago akuzi, mundebere. Umukobwa ari ahangaha yatangiye guhumiriza, ati Imana yanjye kuko ibi ni ibiki? Ayo mafoto ntago nyazi, nta nubwo nzi rwose uko byagenze, n'uwo muntu ntago muzi. Ese aya mafoto yavuye hehe? Umukobwa ngo ntago nyazi, umugore turayazi. Urabeshya. Barifuza kumutandukanya n'umugabo hasi hejuru. Mujye mureba, nakubwiye ngo abantu bakundanye bimereye neza ntago bajya babura za kidobya. Nuko isi iteye, ugomba kuyakira. Ariko nyine igihe bibaye, si byiza ko abashakanye, abakundana mutangira kuryana namwe, ahubwo ni igihe cyiza cyo gushyira hamwe mu by'ukuri mugakundana cyane, kugira ngo ba bandi bifuza kubatandukanya batabona aho binjirira, basange mudadiye, mutanangiye. Umugabo yakomeje kumva amagambo y'uyu mugore, yaracecetse ntiyavuga byinshi. Nakubwiye ngo ni umugabo ukuze w'umukire, hazi ubwenge, yabonye byinshi, ntabwo apfa guhubuka kugira ngo avuge amagambo atari ngombwa. Nawe mbere yo kuvuga jya ubanza ukarage ururimi inshuro 7 mu kanwa, kuko burya akarenze umunwa karushya ihamagara. Ijambo si ikintu, ijambo ryiza rirakiza, ariko ijambo ribi naryo rikarimbura, rikica, rigateza akaga. Niyo mpamvu ntugapfe gusohora ijambo utaritekerejeho. Wa mukobwa ati mu by'ukuri ndabizi ko hari umusore wigeze kuntereta rimwe w'umumotari, ariko naramwangiye, ntago byakomeje. None se ayo mafoto koko uwo muntu ko ntamuzi, rwose ntago ngewe nsobanukiwe ibyo muri kuvuga. Hati ntago nigeze ngewe nsambana, ngewe ndi virije, ubuze tujye kwa muganga, ngewe ndi isugi. Ibyo muri kumbeshyera cyane, ahubwo sinzi icyo mugamije, murashaka rwose no kunkura ahangaha mukanyirukanisha. Hati nta kindi, mwaranyangaga n'ubundi. Umukobwa ari ahangaha batangiye kumutera stress. Ese ayo mafoto koko ni ay'ukuri cyangwa se ntago ari ay'ukuri? Nkwibutsa ko muri iyi minsi ikoranabuhanga, iterambere biraganje. Umuntu ashaka kugenda agafata amafoto yawe runaka akayakoresha icyo ashaka cyose. Mwuka byaramwe, AI yaraje, artificial intelligent. Umuntu araza akakureba, agafata agafoto kawe rwose akakoresha ibyo yifuza byose. Umukobwa ubanza aricyo cyabaye bakiri aho ngaho. Rero hari undi wakomangaga, wa mugabo ati humura ntugire ikibazo, rwose biraza gukemuka neza. Ese ninde uri gukomanga bidatinze? Dore hari uwinjiraga, nawe ni umukobwa mwiza, umukobwa ukiri mutoya, umugabo bamuziye. Ese uyu ninde we? Aragenzwa n'iki? Mwuka byaramwe, bumvise ngo yazanye umukobwa ahangaha, none bose batangiye kumuhururira, batangiye kuza muri iyi nzu basimburana. Ese uyu mukobwa azarambana n'uyu mugabo cyangwa se bazabatandukanya? Aramukunda cyane. Umugabo yarahindukiye areba umukobwa, arabona ibintu bitangiye gufata indi ntera. Uriya se we ni muntu ki koko? Urebe, yarinjiye ageze ahangaha asanga harimo ibitagenda. Ubanza yabumvirizaga, arabanza arabitegereza, areba umugore, areba umugabo, areba umukobwa, ashaka gusohora ijambo ariko aritonda gatoya. Tuvuye aho rero hari undi mugore wari ahangaha, ni mu nyubako imwe ahantu hamwe, yari kuri telefone nawe ahamagara wa mugabo wazanye uriya mukobwa. Yaraye hanze akaza akamushyikiriza uyu mugabo w'umukire cyane. Ni wa mugore wamukoreshaga. Wumve ati niko
uriya mukobwa ni we wamuhaye icumbi hariya kwa muzehe, cyangwa se ni muzehe wamugutumye? Hati muzehe yajyaga aza aha ngaha, ariko se barakundanaga cyangwa? Hanyuma se ntabwo uzi ko uriya mugabo afite umugore kumukorera? Ubizi byagenze gute? Wa mugabo ati rero reka nkubwize ukuri pe, uriya mugabo yakundaga uriya mukobwa. Njye nari mbizi, yazaga iwawe akamuvugisha, atangira kugenda amwiyumvamo, twaraganiraga, rero nasanze mwamwirukanye, hanyuma ndamumushyira ngo amuhe icumbi. Ariko wa mugore ati wakoze amakosa, ni amakosa akomeye, uriya mukobwa ni indayabutwi, uriya mukobwa yarasambanaga, niyo mpamvu namwirukanye. Hati ni akazi kawe, uriya mugabo uramuroshye ndakubwiye. Kariya kobwa kazamusereza, kazamwanduza ibirwara, yewe kazamuca inyuma, kazanamwiba. Ati wajya ukagakura hariya rwose kakagenda kagataha kakajya mu cyaro. Ntukabyara mwe, umukobwa bamuhagurukiye ndakubwiye. Tuvuye aho twagarutse aha ngaha, wa mukobwa winjiye yatangiye kuvuga amagambo. Ati ariko nkubaze mada, ati murumuna wawe nibyo yashakanye n'uyu mugabo? Ati ariko numvisha ibyo wari urimo ntago ari byiza. Ati nanjye uwo mugabo twarakundanye. Yewe data we. Ati ariko rero ntago niba yiboneye se undi mukobwa urumva naza guteza amatikura? Ati nanjye ndamukunda. Ati ariko se niba murumuna wawe baratanye hakagenda uharetse agahitamo uwashaka, cyangwa nawe uramukunda? Mwumve. Ati ndamukunda, ubwo wenda akunda n'uwo mukobwa. Ati nanjye wenda yarankundaga. Ati ariko nyine ni umuntu mukuru. Ati ntago wateza akavuyo gutyo, ni umuntu rwose twubaha. Ati niko niba murumuna wawe yaraje bikanga, wavanga ukagenda ukareka amahoro y'abantu bakikundanira cyangwa se bakibanira. Ati njye nuko mbyumva, ntago urukundo ari intambara, urukundo si amahane. Umukobwa uje aha ngaha aje avugira muzehe, ariko mukuru w'umugore yatumwe, barifuza ko murumuna we agaruka aha ngaha, cyangwa se umugabo akabahereza ifaranga rifatika. Nyamuneka burya amafaranga si ikintu. Dore umugabo ni umugabo ukuze, ariko afite amadolari, afite ubutunzi. Mukuru w'umugore yasaze, yasizoye, ariko aha ngaha umugabo abonye undi mukobwa nawe wamukundaga, ari kumuvugira. Umugabo yakundaga abakobwa, yakundaga abagore, kuva umugore we yakahukana yatangiye kugenda atereta abakobwa batandukanye. Arakwereka mukuru w'umugore yaje aha ngaha ati wa gakobwa we, ndakwiyamye, n'undi munsi sohoka aha ngaha ugende, wowe ntacyo ushinzwe aha ngaha, ubwo wari indaya ye. Ati niko ubwo se ubundi wowe ntabwo uri mu batumye murumuna wanjye asenya? Ati niko. Ati nta soni ukanavuga? Ndetse ariko murumuna wawe ninde wamukuye aha ngaha ko yijyanye agasohoka akava mu rugo? Undi ati ceceka aho ngaho se nyine, ceceka, mwari abasambane b'umugabo, niyo mpamvu yagiye. Uyu mugabo yarasigaye amutuka akamutoteza kubera mwebwe. Ati rwose uri indayabutwi, niyo mpamvu uri kugenda umuvugira, ariko ntago bizabahira. Murumuna wanjye ngomba rwose kumuvuganira, byaba ngombwa nkazamuhorera. Ati ubu nanagucapa, ubu nagushyiramo iki n'imigeri kuko kareba gusa. Urabona ngo karidumbukiza n'ubugambo bubi gusa. Umugore ari aha ngaha yarakaye, wagira ngo murumuna we yambwiye ati rwose genda ukora uko ushoboye, hanyuma nsubire mu rugo. Ubanza nawe yaragiye akicuza,
Niyo mpamvu kwahukana, gutandukana kw'abashakanye nta keza kabyo, bisozwa no kwicuza gusa n'amarira n'agahinda. Aho bishoboka hose rero ni byiza ko abantu bicara bakaganira, niba hari ibibazo byavutse, amakosa yakozwe, abantu bakumvikana bakayakemura kandi bakayakemura mu mahoro, rwose ibintu byose bikagenda neza. Naho iyo mutandukanye buri wese ahura n'akaga. Birashoboka cyane ko wagenda ukongera ugashaka, ugakunda, ugakundwa, ariko urukundo ni urwa mbere, umukunzi ni uwa mbere, umugabo ni uwa mbere, umugore ni uwa mbere, uwo mwakundanye imyaka myinshi, yewe wenda mukanabyarana. Wa mugore yaretse wa mukozi, yanjama wa mukobwa wundi, ati nawe barakumbwiraga, barakumbwiye mwajyaga musohokana mu mahoteli mukajya gusambana, uri umusambano ukomeye cyane, uranyumva neza, amafaranga y'umugabo warayamaze, yewe murumuna wanjye waranamuroze. Ntabwo mwamuroze, ntabwo mwamurogeye ku mazi hariya Gisenyi, niko ndabizi byose, ahubwo ndaza kubarega mwese. Murumuna wanjye ndaza kumubwira ategura ikirego cy'abantu bamuhemukiye, bakamuroga, bakamutandukanya n'umugabo, bakamwangaza. Mwabatindi mwe, mwandyarya, yewe data we, ese biraza kugenda gute? Biraherera hehe ko uyu mwana w'umukobwa umukozi bamuhagurukiye ari kubona ibintu atigeze ateganya? Ntabwo yari azi ko uyu mugabo nyamuneka ajya mu bakobwa atereta hirya no hino. Ariko nyine mbere yo gukunda umuntu, mbere yo kumwemerera urukundo, mbere yo kumugira umugabo, kumugira umugore, jya ubanza ushishoze, uperereze, ubanza ubaze amakuru, uvuga uti se ndamuzi neza? Niwumva umaze kumumenya uzafata umwanzuro. Naho ubundi kubana n'umuntu utazi neza ni bibi cyane. Uyu munsi urahura n'umuntu iminsi 2 3, ukwezi 2, ngo twakundanye rwose sheri shushu, ngo tubane mukanaryamana, ntago umuzi. Mu rukundo iyo uhubutse birangira wicuza, habamo byinshi, habamo agahinda, habamo uburibwe, habamo umubabaro. Iyo ubanye n'umuntu akubeshya, hari ibyo yakubeshye cyangwa se atanagukunda neza. Niyo mpamvu basore, inkumi, bagabo, bagore, jya ubanza ukore iperereza ryawe ku muntu ugiye guha umutima wawe. Wa mugore arangije yarongeye aricara, yiyama wa mukobwa, ati rwose uraza kumbona. Wa mukozi yatangiye nayo kurakara, ariko se ibi byose muri mahanga koko, ntago mwari kubivuga wenda ku ruhande, mugahamagara uyu mugabo mukabiganiraho? Wa mukobwa ati yewe rero nawe uri mushyashya ahangaha, ushatse wagenza makeya. Wagenza make, nibyo uwo mugabo wenda aragukunda kubera ko uri umwana muto ukiri mutoya, ariko wagenza make da, wumve baramugarukanye. Wa mukuru w'umugore yatangiye kuzunguza umutwe, ariko mana we, akasa agahinda rwose. Wa wundi akamuseka. Muzehe basa naho batangiye gusa n'abamurwanira. Yewe data we, nyamuneka amafaranga si ikintu. Iyo umuntu yafite usanga benshi bagushagaye. Nanjye rwose nyambibona papa romantique, ugasanga papa romantique turagukunda, papa romantique amakuru yawe, yewe data we. Ariko benshi ni agafaranga baba bashaka, ni agafaranga. Ufite baraza, ariko iyo utayafite nyamuneka n'ipusi ziraguhunga, n'imbeba zo mu nzu ziraguhunga, n'ibinyenzi bikaguhunga, yewe data we, za marejo zose zikaguhunga, n'imibu yo mu nzu ikaguhunga. Nta kintu kikwegera, amafaranga y'amafaranga. Ariko muri byose
ntukimike amafaranga ngo uyashyire imbere. Amafaranga ni umugaragu mwiza ariko akaba umuyobozi mubi, yakoshya, yagukoresha ibibi byinshi iyo akuyoboye. Rero ujye uyayobora uyatunge aho kugira ngo yo agutunge. Wa mukobwa ari ahangaha, wa mugore ari ahangaha, bakomeje gucyocyorana. Wa mukobwa atari ko reka nkubwire rwose, wa mugabo we, ni byiza ko uzahitamo umukobwa umwe mukabana, cyangwa se umugore wawe nyine mugasubirana, naho ubundi bizaguteza akaga. N'uwo mukobwa bizamuteza akaga. Wumve umugabo batangiye kumugira inama, ati nanjye naragukunze urabizi, twarakundanye ariko reba rwose, ati n'ubu ndacyagukunda, ariko mu by'ukuri ubu se uwo mukobwa rwose wamukuye he? Ati mana we, iyi nzira ntibwira umugenzi, iyi nzira ntibwira umugenzi. Ati ariko ntacyo, reka nigendere. Wa mukobwa ati rega njyewe nta kosa mfite ni ukuri. Ati kandi mwakabaye rwose mutwubaha, mukubaha uyu mugabo, ni mukuru arabaruta, ntabwo mwakabaye muza mu rugo gutya. Undi ashaka kumuseka. Ati ariko ntacyo, ati mwirirwe neza, ati nawe wirirwe. Arangije arisohokera arigendera, asiga uyu mugore mukuru w'umugore w'uyu mugabo ahangaha agiteza amatiku. Ese uyu mukobwa biraza kurangira agumanye n'uyu mugabo cyangwa se bazatandukana? Filime yacu nuko igenze, ni igice cya kabiri, ku munsi w'ejo ni igice cya gatatu. Ntuzabure cyangwa se mukererwe, ndabakunda cyane. Uri kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao, God bless you. Though I don't know where, I don't